Shalom shalom bakundwa bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mumaze kubimenyera, urubuga Saver Divine muri rw'ikinyarwanda n'ikirundi rusigara bategura insanganyamatsiko tuganiraho mu gihe cy'icyumweru. Iki cyumweru turimo tuganira hejuru y'urukundo rw'Imana, kandi njye muganira uyu munsi ni Bagabo Joseph. Nanjye nta handi hantu tuganira, tugiye kuganira hejuru y'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana kuruvuga, urukundo rw'Imana kurubwira abantu ni ibintu bitoroshye, kubera ko ubuzima bwacu bwose bugizwe n'urukundo rw'Imana. Tubeshwaho narwo, twabaho ku bwarwo, abana bacu bagakura ku bw'urukundo rw'Imana, imiryango yacu ikabaho ku bw'urukundo rw'Imana. Ubuzima bwacu bugizwe no kwera urukundo rw'Imana. Njya nkubwira ngo urukundo rw'Imana nirwo rudukikije, yaba abizera n'abatizera, tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Umuririmbyi umwe we yagize iryo hishurirwa ararumenya, ariko kugira ngo avuge uko rungana biramunanira, kubera ko yabonye ntacyo rugeranye nawe. Umuririmbyi mu ndirimbo zo gushimisha w'149 we yarabivuze, yaravuze ngo mbese urukundo rw'Imana yacu nta warondora uko rungana. Yaravuze ngo urukundo rw'Imana yacu kururondora biragoye, ngo nta warondora uko rungana. Aravuga ngo rusumba ukwezi, ngo rusumba izuba, ngo kandi kuzimu rugerayo, ngo rwatumye Yesu aza mu isi yacu, ngo indushya turuhure, ngo na cya kirara cy'inzererezi, ngo rwatumye Yesu acyakira. Cyo ni cyo cya mbere cy'iyo ndirimbo umuririmbyi yaririmbye, avuga ko urukundo rw'Imana nta warondora uko rungana, we abura ukuntu rungana. Aravuga ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba. Avuga ikindi kintu gikomeye, aravuga ngo ni urukundo rujya rujyana rukagera n'ikuzimu. Ikuzimu ni ahantu abantu benshi batinya, n'ijambo rigorana kuryumva no kugira ngo uzumve biragorana, ariko urukundo rw'Imana rugira n'ahandi twe twibwira ko bidashoboka. Urukundo rw'Imana rugira ahandi tubona twebwe dutinye, ruragenda rukagera n'ikuzimu. Arakomeza aravuga ngo na cya kirara cy'inzererezi, bishatse kuba ko urukundo rw'Imana rugenda rukagera no kuri wa muntu tubona yuko yananiranye, rugenda rukagera no kuri wa muntu tubona yuko yabaye igicibwa mu muryango cyangwa se muri sosiyete arimo kubera ibyaha bye n'ubugome bwe, ariko urukundo rw'Imana ntirujya rugeraho rugarukira, n'uwo nawe rumugeraho. Arangije aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu ngo rwagereranywa n'iki, ngo mu ijuru n'isi baruririmbe ngo kugeza iteka ryose. Asanga nta kintu yarugeranye narwo. Aravuga ngo igikwiriye nuko mu ijuru no mu isi ahubwo bakabayeho baririmba urukundo rw'Imana kugeza iteka ryose. Arakomeza, naramukunze cyane umuririmbyi. Ku gitabo cya kabiri akomeza aravuga ngo ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho, ngo abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibuka, ngo nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashiraho. Avuga yuko ingoma abami, abategetsi, abantu bakomeye, amazina akomeye, ibintu byagiye bikomera bikavugwa cyane, ajya ava ko ibyo bintu byose bigera igihe bikagira iherezo, bikibagirana. Umuntu ntaba akibukwa, umwami ntaba akibukwa, umuntu ukomeye ntaba akibukwa, amasosiyete akomeye ntaba akibukwa, ngo ariko uru rukundo rw'Imana rwo ruzahoraho, ruzahora rwibukwa, kuko rukora ibihe byose. Ni urukundo rukora ibihe byose, ntabwo rujya rugera igihe guruta agaciro, ahubwo ni urukundo ruhoraho kandi rukora ibihe byose. Aravuga ngo inyanja zose ngo nubwo zaba nka wino, ngo n'ijuru rikaba impapuro, ngo n'ibyatsi bikaba uducumu tw'abanditsi, bikaba amakaramu abantu bandikisha, ngo ab'isi bose bakandika, bagahinduka abanditsi bakandika by'urukundo rw'Imana, ngo ntibabimara, ntibyakwirwaho, ahubwo izo nyanja zashira. Reka nkubwire ngo urukundo rw'Imana ntirwakwandikwa ngo rurangire, kuko ibyo ugukorera, ibyo inkorera, ibyo ikorera runaka, ibyo ikorera wa wundi uzi, ibyo ikorera abandi twabonye, ibyo ikorera abandi twumvishije, Imana yacu ihora idukorera imirimo n'ibitangaza bigenda byerekana ko urukundo rwayo ari urw'ibihe byose. Abatubanjirije bavuze iby'urukundo rwayo, ab'iki gihe bavuga iby'urukundo rwayo, ndetse n'abigihe kizaza bazavuga iby'urukundo rwayo, kuko Imana ari urukundo, niko ihora idukorera ibintu biranga urukundo rwayo mu buzima bwacu. Nuvuga ngo rero urukundo rw'Imana ntirwakwandikwa, kuko isi yose itwikiriwe n'urukundo rwayo. Iramutse Imana ikuye urukundo rwayo ku isi, isi yabura, isi ntiyagaragara, ahubwo urukundo rwayo nirwo rugize, nirwo rutumye tubaho, nirwo rutumye mubaho, nirwo rutumye abantu babaho, nirwo rutumye byose bibaho. Nuko Imana ifite urukundo rwayo rwinshi ku mwana w'umuntu. Arakomeza ngo kandi uko ikunda umwana wayo, nge niko inkunda ntakwiriye.
yavuze ikintu gikomeye, avuga ikintu cyerekana ikiguzi Imana yatanze kugira ngo yerekane ko idukunda kandi tudakwiriye, ngo uburyo ikunda umwana wayo nibwo inkunda ngewe ntakwiriye. Aravuga ngo nari umugome nuko impa Yesu, wambambiriwe ku musaraba, mu byo wacunguje ayo maraso, zi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo rukwize mu isi yose. Ngo nari umugome, aragaruka aravuga ngo ngewe nari umugome. Yatanze ubuhamya yivuga, ariko nawe ushobora kongera ukareba uwo wari uriwe, noneho ukareba n'uwo uri uyu munsi, urete ubona urukundo rw'Imana. Uyu muririmbyi warimenya aravuga ngo ngewe nari umugome, ngo nuko ngo arahindukira ama Yesu kugira ngo ubugome bwanjye mumuhe, ahubwo ngewe nitwa umwana w'Imana. Urukundo rw'Imana n'ahangaha rubera agatangaza, nuko Imana yiyambuye uw'agaciro, nuko Imana yiyambuye umwana wayikunda, ikavuga ngo bareke imutange abagome n'abandi bose b'abanyabyaha, ahubwo nabo binjire mu mugambi w'urukundo rw'Imana. Mwene data mushiki wanjye, reka nkubwire ngo ni twebwe twiyambura kuboneka mu rukundo rw'Imana. Kuva na kera kugeza uyu munsi, Imana yari yaragambiriye ibintu byiza ku mwana w'umuntu, igira ngo imutuze mu rukundo rwayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu itangiriro, tukabona Adamu na Eva, Imana ibashyira muri iriya ngobyi ya Edeni, yari yarabateguriye ibintu byose bizatuma babaho neza kandi bishimye, ndetse inagerekaho kugeza kubasura ku magoroba, ngo ku mafu ya nimugoroba bakaganira nayo, kugira ngo bagirane ibiganiro nayo. Yari Imana yari yateguye ikintu cyiza cyane cyerekana urukundo yari ifite umwana w'umuntu yari imaze kurema, kugira ngo bazagirane ibihe byiza, kugira ngo bazabane neza. Ariko umunsi binjije icyaha, bikuye mu mugambi w'urukundo rw'Imana, bikuye mu mugambi wo kuba mu rukundo rw'Imana. Ikintu kidukura mu rukundo rw'Imana ni ukwinjiza icyaha mu buzima bwacu. Reka nkurarikire rero, cyangwa ngushishikarize, cyangwa nkubwire kugira ngo uhunge icyaha, kugira ngo urukundo rw'Imana rubane nawe kandi urubemo neza. Twabonye ko Imana yacu ikunda twese, ariko abo yirirwana nabo, abibana nabo, abiganira nabo, ni abari muri uwo mugambi wayo, bari muri urwo rukundo rwayo, bayikunze, badakora ikibi, bagendana nayo, bavugana nayo, bakorana nayo. Ijambo ry'Imana muri Yohana ibice byaho 3 umurongo wa 16 hari ijambo ryiza nakunze cyane. Ibice 3 umurongo wa 16 muri Yohana aravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka nkubwire mwene data, Imana umugambi wayo kuva na kera wari uyu nguyu, wari kugira ngo umwana w'umuntu abeho yishimye, wari kugira ngo umwana w'umuntu azeho mu bugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu nyuma yuko icyaha gikorwa mu isi, icyaha kigakorwa n'abantu benshi bakabiherekeranya, ibyaha bikagwira, Imana yongeye gutegura ikindi kintu yakora kugira ngo yongere urokora umwana w'umuntu. Bana bamaze kwigira babi, bamaze gukora ibintu bitari byiza, ariko Imana iravuga ati ubwo ngewe naremye umwana w'umuntu ngira ngo abe mu rukundo rwanjye, akaba abaye mubi, reka nshaka ikindi kintu nakora cya kabiri kugira ngo umwana w'umuntu mugarure mu rukundo rwanjye nawe. Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo, iravuga ngo uyu mwana wanjye ndamutanze kugira ngo agende ab'inshungu, apfe ku bwa benshi, amena amaraso. Umuntu wese uzamwizera azave mu mugambi wo kutaba umwana wanjye, ahubwo yinjira mu mugambi wo kuba umwana wanjye, nawe yinjira mu rukundo rwanjye. Reka nkubwire mwene data mushiki wanjye, kugira ngo ntukikure mu mugambi wo kuboneka mu rukundo rw'umwana, mu rukundo rw'Imana yacu. Biragusaba kubanira neza Yesu, biragusaba kubanira neza waducunguye, biragusaba kubanira neza watanze amaraso ye kugira ngo winjire mu mugambi w'urukundo rw'Imana. Reka rero nkubwire, muri aka kanya wumva iri jambo, nawe uzaryumva n'ikindi gihe, kugira ngo aho uzaba uri hose uzongera utekereze ku rukundo rw'Imana. Imana yadukunze. Ubwa mbere abana b'abantu bigira nabi, ubwa kabiri tanga umwana wayo kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Imana ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, Satani ushaka kudukuramo, ariko uyu munsi ushaka wahindukira, uyu munsi ushaka wakongera ukabitekerezaho, ukigarura mu mugambi mwiza w'urukundo rw'Imana, ubinyujije mu kubaha, ubinyujije mu kugendera, ubinyujije mu gutungana, ukongera ukiyunga n'umwami wacu binyuze mu maraso Yesu Kristo yameneye ku musaraba i Golgotha. Murakoze ko gukurikirana iri jambo, kandi wowe uzaryumva, Imana izakore byinshi muri weho kugira ngo uhinduke umwe mu bantu batunzwe n'urukundo rw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.